muntu wabuse n'agafaransa aza dukome ngenda kizi iki ushaka nsuze ngwise musuhuze mu comment taper je suis ringoske n'ibyago ubwo nari ndi mu mwijima kubabara byari binyuzuye wabinguyemo warakoze rekera iyo uri ku ishuri ushobora kuzagira ku ishuri abantu barayirebye no interview bagati dore cyacyamara uzabyakira gute nyine kubera ko nanjye nkunda kubireba kandi iyo mbirebye ntawe nyamvuga ati wenda ngo kira ngo ni icyamamare niba ndabivuga ndetse zababesha nta nubwo nkibuka definition ya kamutima nonese reka mwereke Fifi ndagushuje kuri ke Breviland TV uyu munsi nta kindi nakazi gakomeye tugomba gukora kandi tugakunze n'umunsi utoroshye iyi niyo interview ngiye gukora nishimye vraiment papa wanjye kamaze ngo n'agapfuka mu kwanza maze munambone neza ndabize ntago mwari mumurika kuri kamera za Breviland TV yapo murabona ndi kumwe n'abana kabisa ewana none mpamvu ni bari magambo yose kugira ngo bano bana mukomeze mu bitegereze mu barebe neza kawa nta mugani abye bababyaye Kristo nagara babyara sibyo baragara urakoze rero wakoze gukora subscribe ndagushimira wakoze buri kimwe cyose gishoboka uwo waduhaye comment uwo waduhaye like wafata umwe ugasharinga ndabashimira by'intangarugero Imana ikomeze ibande biri cyoroshye nta kindi rero nabyukiyemo nakazi murabona abari bahanga bari hano n'abahanga baraza kutubwira icyabazanye n'abaki bimeze bite iyi niyo interview ngiye gukora nishimye nyuma y'izindi zose nagiye nkora nenda gusabye papa wanjye uze kuyikunda numara ko ino nkuru rero nta kiri gusaba uze kunkorera like pereza comment umbwire no kutabizagenda kandi ndabyemera si negative ni positive zose turi abantu bemera gukosorwa ntago turi bihangange cyangwa ngo tube ibyamamare ariko nanone Dani ni cyamamare no so abantu barazanye buri aba nanjye n'abantu nkomeye sije rata aka dore no nta nazo magambo menshi rero kamere kuri ndahera kuri nde mere kuri witwa nde Fifi Ucho ni fresh witwa nde Neza Florence ariko abantu benshi banzi kumuraza umuraza nyine barabyumva singorata okay this is your boy kwizera Kiporo aka Kiporoporo iyi ni inkuru tugiye gukora kandi shimishe hanyuma muraza ariko mukunda kurangara kandi abantu bazabireba kandi bazaba banakora ibintu bimeze neza hanyuma mutubwire ikibazo kuri Breviland TV n'iki tuzanye nukugaragaza nyine impano yacu dufite mufite impano cyane rahira nawe Fifi impano ni nyinshi rero hari abafite impano yo kuririmba abagira impano y'ubujura abagira impano y'ubujura mwebwe mufite ihe impano mu impano y'ubujura mufite impano yo kuririmba tukivuga rero nta bintu byinshi Fifi ubundi umuntu aje kuri Breviland TV abanza ko kagasoje abantu mu gihangano cyiwe ngaro mukore mu majwi twaze twumve kwanze amajwi oya ariko ubundi wa mugani ni mu kivandimwe cyane ni mu kivandimwe okay ariko nta muntu wabuse n'agafaransa aza dukome ngenda kizi iki ushaka nsuze ngwise musuhuze mu comment taper je suis ariko sinibara kuririmba gusa n'aba comedy ariko oya nice ma kutaka Botswana ibintu ni byiza tubona hagiye gushya koko hanyuma rero reka dutangire none tujye kukigaro nyirizina twanzike asige no kuri Breviland TV ahanga ni cano muri cano maze kwamamara okay mbwira n'abantu bashikariza mukurikiye mukomeze mukore subscribe filime yacu igiye kujya hanze mu minsi mike igikomere cy'umutima nyuma yaho mwari maze bisi mubona kigoye comedy kigiye kongererwa kuri channel abakinyi bashyashya bameze neza kandi bafite swaga nibyo bindi kubategura mu binshi imbere muraje mubone hashye koko hanyuma rero reka dutangire rero ngaho muririmba impano yacu tuyumve rero amajwi meza nk'aya bamarika koko ndabafasha ntari no ndabafasha nta kibazo humura
ishimwe Yesu wankoreye ibikomeye ntabashaga kwishoborera ntabwikuzo warakoze ubwo nangoswe n'ibyago ubwo nari ndi mu mwijima kubabara byari binyuzuye wabinkuyemo warakoze akirishimye Yesu wankoreye ibikomeye ntabashaga kwishoborera habwikuzo warakoze wow ega amajwi y'abamarayika kazi we ibise bimeze bite ira ako karakara ndi kumva kugengira nakawe karirimbe wenyine twumva ririmba wenyine nagufasha nujye mu wenyine winjire mu wenyine se umuntu yashobora gutangira amajwi hagati ngaho wowe mukubitira none irindi jwi ritari na so nyine ijwi wagira ijwi wari kuririmba ijwi wari kuririmba naririmbye amajwi abiri amajwi abiri yaririmba yose rero abanza rimwe nyine ngaho muririmbire noneho yinjire muri ako kantu ko yari gukubita mu kanya nkumva katena ubwo nari ngoswe n'ibyago ubwo nari ndi mu mwijima kubabara byari binyuzuye wabinkuyemo warakoze rekera ahubwo ntabwo nshobora kukaririmba kubera ko hatarimo ayandi mazina ntacyo none se reka mbabaze rero reka twinjire no mu muhanzi bwanyu izina rero muririmba indirimbo zanyu cyangwa muririmba mu interpreta n'izabandi yego ni izacu gusa turiyandikira kabisa muriyandikira cyane je suis content hanyuma se bino bintu mujya kubitangira mwafashe gute icyemezo mbese ubundi muravukana cyangwa turavukana muri system murekera bwa kabiri ni sister wawe okay mujya gufata icyemezo byagenze gute mwari muryamye se mwari mwicaye mu rugo mwari muri koza amasahani byari bimeze bite twari tuvuye gusenga icyo gihe nka 2016 niba atari kenza ubundi ukuntu ko byatangiye nyine ubundi mere yarabanje araduhimbira mere yahimbye indirimbo imwe amaze guhimba y'indirimbo imwe yabatampera nyine injyana y'abatampera arayizi buriya nari kurimba igitampera nacyo kaza kukigeraho ndashaka dutangira mu gihe uburyo mwagiye kurima mugafata icyemezo cyo gukora indirimbo zanyu noneho nyine mama aduhimbira iyo ndirimbo amaze kuyimbatira kuyiririmba imbere noneho atubwira uburyo bagenda bahimba bagezamo utugambo two muri biriya kuntu guhera icyo gihe twahise dutangira guhimba noneho ureba za ndirimbo zo mu gitabo zindi za 300 tuzihinduramo amajwi nyine tutazi kwihimbira amagambo tugahinduramo amajwi n'izo nazo turazifite nyine twahinduye amajwi nazo turazigeraho ariko amagambo nyine ari yayandi yo mu y'indirimbo zo mu bitabo noneho nyine tugenda tuzamuka gutyo mufata icyemezo cyane nyine duhita tuvuga ati tugomba noneho guhimba izacu ku giti cyacu kandi zitari ibyo mu bitabo niyo ndirimbo ya mbere mwatangiriyeho muhimba rero iya mbere yari iyo mu bitabo naho rero muyiririmbe nayo yindi yo gupfa kwa Yesu ntacyo muyiririmbe ibyo mu gitabo mbe nabonye umuntu unaniwe niyo mu gitabo indirimbo ya mbere mwatangiriyeho muririmba mwafashe kimwe yo kwandika nawe nabonye umuntu unaniwe twagiye nabonye umuntu unaniwe kandi agenda yihanganye yikoreye umusaraba nyamara ntabwo yarihebye imibabaro iba myinshi ariko irahebuje mubaze ikimuha intege ati nuko mfite ibyiringiro
none se mvuge iki birandenze rero none se ano majwi yanyu reka mbabaza n'ukuri kw'Imana iyo muri mu rugo mwicaye mutubwira umunsi wanyu mu rugo bumeze bite nyuma biba bimeze bite iyo mwicaye mu rugo nyine abari sitori iyo zirangiye turaririmba umva tukaryama na saa tanu muri kuririmba gusa hari n'igihe wenda nka gutya nyine turi nko koza ibyombo ugasanga nyine uri guhimba uri koza ibyombo ugahimba indirimbo igahita irangira ukarangiza koza ibyombo na ndirimbo irangiye none se reka ikibazo ngiye cyangwa kibaza ni kimwe mu rugo mwese ariko mwoza ibyombo cyangwa hari uburyo mutandukanye mu gukora imirimo uyu ari igihe bari gucuruza uyu ni umucuruzi ngenda acuruza nyine wowe uri muri botike agakoma kubera nyine nawe urabona simbyibushye ni agakoma kanyobotse niba bari mu bikirere ngewe n'uturimo two mu rugo niyo mpamvu nananutse ariko rimwe na rimwe nabuze ibyombo rata ndabyoza rimwe na rimwe iyo warwaye se rinda ubyoza si njyewe uri umunyeshuri wiga mu wa kangahe ku kihe kigo Gakoni wiga Gakoni seyaje nyine kiri Gatsibo Gakoni suza abantu mwigana rero ndasuye cyane kandi ndabakumbuye vuga nkumbi nkumbuye ubugubugu yego kumara nkumbuye bose muri rusange nta se wamagane ubu ngubu deja nzi ko bazakurikira kino kiganiro bakakireba none gira nk'ubutumwa wabwira ati noneho nageze urwo nari nshaka ubutumwa nababwiye ndabakumbuye kandi bakomeze kwitegura nyine ishuri neza bazaza ari ndazi hanyuma se Fifi niba uri ku ishuri ushobora kuzagira ku ishuri abantu barayirebye ino interview bavuga ati dore cyacyamamara uzabyakira gute nyine kubera ko nanjye nkunda kubireba kandi iyo mbirebye ntawe nyamvuga ati wenda ngo kira ngo ni icyamamare niba ndabivuga ndetse zababesha bazajya hamagara icyamamare karate okay none se hanyuma wowe murazi wowe wiga mu wa kangahe niga 6 accounting urasa n'umwa ayanyu nzayabara ko ayajye ntarimo rero nzayibarira wiga ku kihe kigo niga UPN Gakoni nyine ni umutara polytechnic ya Gatsibo ako bose bagiye Gatsibo niho ni burasirazuba haba ikirere cyiza tuzaga twarabaye hanyuma inzozi zanyu mwebwe Fifi inzozi zanyu mwebwe mwumva ari izihe hagati aho ngaho avuga ati nibura ndashaka kuzagira kuri uru rwego ndashaka kuzakora ibintu bigaragara bigira aha ngaha mwebwe ibyanyu mwumva bimeze bite twumva nyine twazagera ku rwego rushimishije ku buryo ki nyine mbese nyine tujya twifuza ko turamutse dufite ubushobozi twakora indirimbo nyinshi zikazatugirira akamaro natwe tugafasha abandi ubu ufite umutima wo gufasha cyane rwose okay hanyuma se ndabaza Fifi nuhe munsi wakubabaje uvuga ati abantu n'umunsi warambabaje ku buryo niyo nicaye mwibuka icyo gihe nyine ni igihe urabona twari twahimbye nako twari twashishuye akaririmbo ka tampera nuko turangije tujya gukaririmba imbere tugiye gukaririmba noneho icyo gihe twari turi kukarepeta babe kukarepeta ngende ndi kurira bati ntabwo nzakaririmbaho nuko maze bigeze nyine nko ku isabato kwa kundi ushaka gucika umubyeyi nyine bajya bavuga ati icara hano ku gashashi mukicarana paka noneho nyine ngashaka nko gucika kwa kundi ubona nyine mujya mugenda mukamurika agapapuro ati ngo mufite indirimbo noneho nyine ngiye kurucika nyine ngo nigire kuri wese ngo nigire kuri toilette bano baze kuririmba bonyine yanga ko mpaguruka ngo nayiririmbye umva uri kurira iyo ndirimbo wakoze kuvuga indirimbo z'abatampera ndashaka mu y'indirimbo uwo mujyi w'abatampera njyana y'abatampera imeze gute muyirerere
kudufasha kuki twiheba dufite umuhengezi kandi we yarivugiye ati abarushye n'abaremerewe muze munsange mbarure. wow kagira imana urumbaza ngo afite harimo imicyuro yari ifite ibice bitanu. okay noneho reka twinjire no muri rusange. ubu ngubu mufite indirimbo zingahe mufite indirimbo zagiye muri studio cyangwa ntaje? zirahari. hari indirimbo ebyiri zagiye muri studio ariko izindi zitoyasohoye nyinshi zirenze 15. hari yabe yarasohotse hanze se abantu ukaba baratangiye kuyireba? Yego. Ica he? Cyo kuri YouTube. Iyande rero nta kibazo n'ubwose uyivuga. Yitwa mwiki? Yitwa Morning Star Rwanda. Morning Star Rwanda. Okay. ubundi nyine impamvu twarizeho Morning Star Rwanda nuko ako gatsina twaragakunze. noneho tugiye kuri YouTube kureba abantu bitwa Morning Star dusanga ni benshi ariko nyine nta bitwa Morning Star Rwanda. mwita dushyiraho u Rwanda abasitari bo mu Rwanda ibyamamare kazi. noneho mfasha bakanabafasha n'abamamariza cyo kuri nta munaba ifite munyaruke kuri iyo channel yabo mukuru ka subscribe na share na like ubundi abana nabo bazamuke. ntawabura kuvuga ko arabona ko ni abana bakiri bato kandi bafite avenir mu byukuri byaba byiza bibafashije kandi bakagira aho bagera. hanyuma se Fifi cyangwa se na Murazi ariko hagati aho kuri iyo channel hariho n'utundi tuntu duca kwigisha gusasa neza. hari abantu batazi gusasa reka cyane rwose. uzi no kwigisha gusasa ngaho twigishe rero ni mu bikorwa biba bisaba pratique. ese buno ni uburiri reka ni gusasa no muri hoteli wajya gusasa cyane rwose. ase biramubwiza kuri Mura ugiye nko gusasa muri hoteli sibyo ukakubitana iyo n'ikigabo kigatayari ugajya gusasa kiri gahabanza wabyifatamo gute? oya muri hoteli haba hari uburinzi. oya ahubwo hari umutekano. nk'umuntu aguhamagara ati ngwino usasire mu rugo ukajya kumusasira. oya byakunze. no se Mura uramutse ugiye nko muri studio sibyo akobwa akunda guhura n'ibyo bibazo cyane ukajya nko muri studio gukora indirimbo producer akabanza gusaba imibonano mpuzabitsina nta uragera nibura mu producer bigusaba? oya ntawe yari kanabikoze nta nubwo nazagaruka. ese niyo wahita cyane ugenda ukajya ku bandi wajya kuri Kigali niba wajya kuri iyo Gisenyi aho se barahaba cyane. ese niyo kamara yabakotoye mufite abakunzi se yisebeje murafite umukunzi se? ariyizi niba ntahari ariyizi. Fifi weho se gutya kugeza mu gataro nta muntu ufite? oya si imivugira kuri mikoro riravu niba hari azamwanga niba nahari azanyangira mugani. ubwo rero ababishaka bahite ubasigira oya okay. hanyuma rero ndi kwizera Poroporo ndakeka ko ikiganiro turi gukora kandi ni cyiza cyane gifite na avenir kuri bano bana ni abana bafite impano kandi koko bashobora kugira icyo bakora. hanyuma mwese mwumvise ko uyu nguyu accounting. hanyuma Murazi ndakubaza ikibazo kimwe cy'amatsiko n'abantu bazi kunkundira n'ugishobora azagishyire muri comment uvuga ati koko yarabikoze. njye mfite amafaranga 1000 nawe ufite amafaranga 1000 bwiye kuri umucontability ufite amafaranga 1000 nawe ufite amafaranga 1000 urabona ntabwo mperuka kwishyura nta kibazo ariko uzimibare. hanyuma urampa amafaranga ngahe njye urampa ngahe? itonde ukurikira ikibazo ukuntu kimeze. ndaguha amafaranga ngahe ngo ndushe 100 cyangwa urampa ngahe nturushe 100? ntabwo bizi. nuba ufite 1000 nanjye mfite 1000 ndashaka umpa amafaranga numpa amafaranga njye nuyampereza ndakurusha 100 cyangwa se njye ninyaguha nawe urandusha 100. urumva ari umuhanga karakomeye. abanyeshuri barakambajije karakora. Fifi wajyamo se? oya aguhaye 100 yabasigaye 900 ukamurusha Desi. kora imibare rero. oya komeza kora imibare. kora imibare wese ko muri abacuruzi imibare. ekonomi bibamo nta kibazo. watanga ngahe? nta nubwo nkibuka definition ya kamuti. none
nonese reka mwereke fifi ufite amafaranga magana igihumbi nawe ufite igihumbi nkaguha senkani wabwiza amafaranga angahe hanyuma ngenda amasigaranye angahe wowe ukabundusha amafaranga angahe 50 ijana ni ijana nyine 950 undusha angahe ndusha iryajana twashakaga okay igisubizo ni icyo ngicyo rero abantu bazadufasha muri komitozo ngishema hanyuma rero ndakeka kigano twakoze ni cyiza cyane kandi gifite n'ireme reka buri muri wese turamuhereza umunota umwe avuga ikiri ku mutima we turahera kuri muraza ko niwe mukuru kiri ku mutima icyo ushaka kuvuga ubutumwa ushaka gutanga rwo bwose banje gushimira abari kudukurikira hari sibyo bazajya bakora subscribe urumva comment zirakenewe tugiye icyo duhindura cyangwa se twongeraho nyine bakoze nawe bakoze abakoze cyane hanyuma reka twigere kuri fifi rata singo fifi singo rata singo fifi singo rata nuko ubutumwa ushaka ubutumwa nyine natanga Brave Lion TV mukomeze gukurikirana Brave Lion TV Brave Lion TV Brave Lion TV Brave Lion TV ya kipolopolo aka Polo Polo unyikira izina wa muntu Polo Polo nyine mukomeze gukurikirana iyi TV mukora subscribe mukora share na like comment nazo nyine bajya bazishyiraho kugira ngo rero tumenye urwego duhagazeho barakoze cyane rero nge bagezaho kino kiganiro ni kwisa raporo nko babivuze eke Polo Polo kuri social network zose uransangaho Facebook Twitter Instagram hose aho ngaho urahansanga shishikaza n'abantu gukurikirana buri munsi ku munsi ubu none ni episode umunsi ku munsi uzamukurikira amakuru kuri Brave Lion TV none twaje nkuru hano nagusubira inyuma hanyuma rero ka dusezera abantu n'akaririmbo kamwe keza kabamarayika koko nagasaga rero nagasaga yari kwizera nkuko nababwiye Polo Polo aka Polo byose amazina yanjye nayo ngayo je twikonta c'est pourquoi je t'aime je suis content mais tu sais wapi je suis content bonsoir abati umeze ute meze neza bonsoir meze neza je suis content umeze ute okay rero ngiye kwizera